Token za ecosystem ya Pi ni iki? Kandi igitekerezo cya design yazo kuri Mainnet ni iki? Iki ni ikindi kibazo cyabajijwe. Dr. Cheng Diaofan yasubije ati: Token za ecosystem ya Pi network ni tokens zikorwa kandi zigashyirwa ahagaragara n'umuryango ku murongo wa Pi. Nk'uko benshi babizi, izi tokens zatangiye gusohoka kuri testnet kandi ubu turimo kunoza no kuzikoresha byuzuye kuri Mainnet. Nubwo ikoranabuhanga n'ibicuruzwa products ari ingenzi, twemera ko ku rwego rwa Mainnet igikomeye kurushaho ari design y'izo tokens. Nk'uko nabivuze mu kiganiro giherutse cya token 2049, ubushobozi bwo gusohora token ni imbaraga zikomeye cyane muri Web3. Ariko ikibazo gikomeye mu isi ya crypto ni ukudahuza hagati ya design ya token n'udushya nyakuri, real innovation. Kuri network nyinshi za crypto, token zikoreshwa cyane nk'ibikoresho byo gukusanya imari, fundraising. Nyamara nubwo biba byakozwe bityo, imishinga myinshi ntibasha gutanga akamaro, utility cyangwa udushya dufite agaciro. Ibi tubifata nk'ikibazo cy'imiterere, structural problem. None se igisubizo ni iki? Mu buryo bw'ubucuruzi, tokens zishobora gukoreshwa mu kindi. Niba bashinze startups badashobora gukoresha token gusa mu gukusanya imari, kuki bakongera kuyisohora kandi bisaba imbaraga nyinshi? Hano Pi ifatira umwanya wihariye wo gutanga igisubizo gitandukanye. Uburyo bwa Pi ni uguhuza tokens za crypto n'ikorwa ry'iterambere ry'ibicuruzwa n'udushya mu buryo butaziguye. Pi ishyira imbaraga cyane ku kamaro, utility, kuko ariko gatuma umushinga wa blockchain ubuhamye, uramba kandi ugira intsinzi y'igihe kirekire. Pi ubwayo ni utility token, kandi na token ziri muri ecosystem yayo zirashishikarizwa kuba zifite akamaro nyakuri. Nubwo kuri blockchain umuntu ashobora gusohora ubwoko bwinshi bwa tokens, gahunda za Pi zo gutangiza tokens launch programs zishyigikira design nshya yubakiye ku bikoresho n'ibikorwa remezo Pi isanzwe ifite. Utility tokens zigamije gukurura no kubona abazikoresha, user acquisition. Gukoresha token mu gukurura abazikoresha bivuze ko imishinga isohora token kugira ngo ibone abazikoresha cyangwa abakoresha ibicuruzwa byayo, kandi izo tokens zigahuzwa n'imikoreshereze y'izo products. Abakoresha users bashobora kubona izo tokens binyuze muri launch programs za Pi, hanyuma bakazikoresha muri product y'uwo mushinga. Pi irakoreshwa kandi igashyirwa mu bikorwa staking mu buryo bwo gutuma iyo nzira ikora neza. Pi ifite miliyoni nyinshi z'abayikoresha ku isi, batari abazi cyane crypto, ahubwo n'abantu basanzwe benshi bamaze gukora KYC ku mushinga ari wo wose. Kubona abawukoresha bafite ireme kandi bari ku rwego mpuzamahanga ni umutungo w'agaciro kanini. Intego ya Pi ni ugukora tokens za ecosystem nk'ibikoresho bikomeye bifasha startups n'amasosiyete kubona abayakoresha ku bwumvikane bwabo no guteza imbere ibikorwa byabo. Mu ntangiriro, kubona abagana umushinga biba bihenze cyane ku masosiyete mashya, ariko hakoreshejwe Web3 no gusohora ecosystem tokens za Pi, bashobora kugabanya ikiguzi cyo kubona abazikoresha, bakagera mu buryo butaziguye, bakabona ibitekerezo byabo, feedback, bakanagerageza no kunoza product. Uko gukurura no kugumana abakoresha iyo mishinga bituma imishinga igira inshingano zo gukomeza gutanga serivisi nziza. Niyo product idakomeje gutanga akamaro n'ubuziranenge, abayikoresha bayivaho, bityo isoko bwaryo rikabashyiraho igitutu cyo guhanga no gutanga ibicuruzwa byiza. Ku ruhande rw'abagana imishinga,
bo bagumana uburenganzira bwo guhitamo no gukoresha products zitandukanye nk'uko bisanzwe kuri web 2. Ariko hano bakaba banabona amahirwe yo kubona utility tokens binyuze muri Pi launch programs, DEX na AMMM, hanyuma bakazikoresha muri products. Muri ubu buryo twemera ko iyi design ishobora guhuza neza ubushobozi bwa web3 nko gusora token n'iterambere ry'ibicuruzwa bifatika. Tokens za ecosystem ya Pi si ugukopera izindi model zisanzwe. Twahisemo kwirinda uburyo bwa kera kuko ibibazo byinshi bya web3 byaturutse ku buryo bwa token bwari busanzwe. Ikindi kintu gitandukanya Pi ni ubwoko bw'imishinga ishishikarizwa gutangirira kuri Pi. Aho kwibanda ku mishinga isura token gusa hanyuma ikazashaka uko yubaka business nyuma, Pi ishyira imbere imishinga ifite product nyayo ikemura ikibazo gifatika, hanyuma token ikaza nk'igikoresho cyo kuyifasha gukura. Birumvikana ko tokens za ecosystem nazo zirebana n'ibibazo bya tekinike nko guhuza n'andi ma standards, interoperability. Pi yubakiye ku bushakashatsi n'udushya twakozwe mu mugongo mugari wa crypto kugira ngo ibyo bibazo bikemuke. Muri make, intego ya Pi si ugushyiraho tokens ubwazo cyangwa kwibanda gusa ku buryo bw'imari, ahubwo ni ugushyiraho tokens zifite akamaro, zishingiye kuri utility kandi zishyigikira udushya nyakuri. Niyo mpamvu Pi yubaka ibikoresho, imikorere n'ibikorwa remezo bifasha ibyo bicuruzwa gutsinda no gukura mu buryo burambye. Ni ikibazo gikomeye rero cyabajijwe ndetse kiza gusubizwa na Cheng Diaofan, aho bamubajije bati token ubundi za ecosystem ya Pi zibarirwa kuri DEX ya Pi ubwazo ni iki? Bidusobanurire. Kandi igitekerezo cya design yazo kuri Mainnet ni iki? Uburyo mwatanze ko token zigomba gushyirwaho byo ni ibiki? Turashaka kubimenya. Nicyo cyari ikibazo. Nawe yasubije neza cyane, asubiza ko token ubundi zatangiye zisohoka kuri testnet ya Pi network. Avuga ko barimo no kunoza uburyo izi token zazakoreshwa mu buryo bwuzuye kuri Mainnet. Muri make, Mainnet irimo irategurwa kandi ubwo bagize ama token biragaragara ko Mainnet iri hafi cyane. Baravuga bati twashatse ko bubaka token babanza kuba bafite business. Icyambere, izo token zizakora iki? Nicyo cyambere twasabye abantu ko babanza gukora. Ati ntabwo dushaka ko umuntu abanza gukora token akayishyira kuri DEX none hakazubaka business izakoreshwa miyo token nyuma. Oya, turashaka business, turashaka products, noneho iyo token ikazaza ahubwo izakoreshwa muri iyo product. Turumva ni utility first. Icyo kintu cya mbere Pi kwa team ishaka. Yibukije ibyo yavugiye muri token 2049 imwe yabereye muri Singapore, imwe yabereye muri Singapore. Aravuga ati niba mubizi neza, ati ubushobozi bwo gusora token ni imbaraga zikomeye cyane muri web3. Atariko ikibazo gikomeye mu isi ya crypto ni ukudahuza hagati ya design ya token n'udushya nyakuri, ariyo innovation. Ni nko kuvuga ngo ugomba gukora token, ariko ya token ishingiye ku gashya wahanze. Noneho iyo projet ufite ije gukemura ikibazo muri rubanda, noneho ukanayikorera token ku buryo uzashaka kugura icyo kintu muri projet yawe azakoresha iyo token, ariko byose biri powered by Pi. Nuvuga ngo token izajya ivunjwa agaciro kayo kazajya kagenwa na Pi. Iki gihe yenda habayeho ibyo guhindagurika mu buryo bw'isoko, kumwe Pi zitumbagira ikamanuka, nuvuga ngo
token zose zaba zishamikiye kuri pi zizajya zigenda bitewe na movement pi izaba irimo irakora muri ekosisiteme yayo. Yagize ati kuri network nyinshi za crypto rero token zikoreshwa cyane nk'ibikoresho byo gukusanya imari. Ujya abantu bashyiraho token none bagashyiramo n'imari kugira ngo bizeze abantu ko nyine iyo token igiye kuzamuka, kuko ibinazamuka abantu bagashoramo yabo noneho bakayakuramo nyine abantu bagahomba. Ati nyamara nubwo byakozwe bityo imishinga myinshi ntibasha gutanga akamaro utility cyangwa udushya dufite agaciro ukita ihomba. Ati rero twe muri pi ibi twabifashe nk'ikibazo cy'imiterere kandi nk'ikibazo gikomeye tugomba gukosora. Niyo mpamvu yavuze ko igisubizo kigomba guca mu buryo bw'ubucuruzi, token zigakoreshwa bya nyabyo na pi igakoreshwa bya nyabyo. Niyo mpamvu dushyigikiye ko business zigomba gutangira kandi zikaza za business zifite byinshi zije gukemura. Ati rero pi ishyira imbaraga cyane ku kamaro utility kuko akamaro ariko gatuma umushinga wa blockchain umushinga uhamye ugakomera kuva mu ntangiriro ukaramba kandi ukajya ku ntsinzi, ya ntsinzi izaramba igihe kirekire kuko hari utility. Cheng Diao-Fan ashimangira ko pi ubwayo ari utility token, ko ari ifaranga rigomba kuba rishingiye ku mikoresherezwe kandi ko na token zigomba kuba ziri muri iyo ecosystem ya pi network nazo zishishikarizwa kuba zifite akamaro nyakuri. Aravuga ati nubwo kuri blockchain umuntu wenda ashobora gusora ubwoko bwinshi bwa token, atari ko gahunda za pi zo gutangiza token ati zo zishingira kuri design nshya yubakiye ku bikorwa remezo pi isanzwe ifite. No kuvuga ngo wubakira kuri pi. Niba pi ari token rero niyo token ishinze nayo igomba kuba hari utility token. Ati kandi iyo token ikaba igomba kujya bayikoresha. Izajya bayikoresha gute? Ni ukubera ko nyine nawe uzaba ufite ibyo utanga, uzaba utanga service zikomeye kugira ngo convincinga abantu ko bakoresha iyo token yawe. Niyo mpamvu kugira ngo token yawe ibe listed kuri PyDex ntabwo ari ibintu bizabyoroshye, ni ibintu bizasaba ko first of all ubanza ukamurika product uje gukora iki, ni service uje gutanga. Iyo service ese izajya bayigana, kujya bayigana nuko izaba ari service ije ikenewe, hari ibibazo ije gukemura muri community muri rusange.